Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeza rero ku mashimwe twatangiye, ariko ntabwo twabura no kwibuka ko turi mu bihe bitatworoheye by'iki cyorezo kiri kugenda kivugisha abantu amagambo menshi. Mbere yuko rero dukomeza ku mashimwe aho twari tugeze, ndagira ngo nsubize ku kibazo abantu benshi mwagiye mumbaza. Ku cyumweru mwagiye mu misa, ntimwabasha kubona misa, mwaragiye mugeze ku kiliziya musanga kiliziya zirafunze, misa se ntizabonetse, amatangazo yaratanzwe babwira abakristo ko batagomba kongera guhurira muri rusange kugira ngo bakumire icyo cyorezo, ndetse abantu baravuga bati ntabwo ibi bintu byigeze bibaho, ndetse ubu ngubu rwose turabona ko ari iherezo ry'isi. Ngewe rero ubutumwa Yezu yampaye no ubutumwa bwo guhumuriza abantu, iteka ijambo Yezu ambwira ni humura. Nawe rero muvandimwe ndakubwira ngo humura. Humura imbere y'icyo ngicyo ubona ko gikomeye, imbere y'icyo ngicyo ubona ko kidasanzwe, humura. Kandi impamvu nkubwira ngo humura nayo ndayigusobanurira. Nanjye Yezu yarambwiye ngo humura. Niba hari umuntu wiriwe rwose mpumuye cyane, nagiye mu misa ni njyewe, Yezu yarambwiye ati humura. Nuko ndicara ndatuza. Yezu we, Yezu atanciriye urubanza, ninde wancira urubanza? Yezu atamagaza imbere ngo avuga ati mwana wanjye iri ni ikosa, ninde wanyereka ikiri ikosa koko? Reka rero nkubwire muvandimwe, humura. Humura kubera yuko iki kintu ntabwo ari antikriste uri kugitera nkuko wenda benshi babitekereza, ahubwo ni icyiza. Icyiza birumvikana ntabwo kiterwa n'Imana, nta nubwo kiri guterwa wenda na Yezu, ariko Imana ijya yemera ko kibaho kugira ngo ikebure abantu. Ni ukuvuga rero muri iki cyiza reka turebemo ibi bintu bibiri. Kimwe, iki cyiza, iki kirwara cya coronavirus tukibone mu buryo bubiri. Uburyo bumwe, Imana irashaka gukebura abantu no kubibutsa yuko ariyo Mana y'ukuri. Icyo ntabwo twavuga rero ko ari kibi, Imana ishobora kwemera ko kiba kugira ngo yereke n'abandi biyita ibihangange ko burya ubuhangange bwabo bufite aho bugarukira. Kuko ubu nta muntu no ushobora guhagarara imbere ya coronavirus ngo avuge ngo njyewe ndi igihangange, reka da. Bose iri kubatitiza. Njya mbona ku mbuga nkoranyambaga abakinnyi bakomeye, abaperezida bose iri kubageraho, kandi abantu bose bagize ubwoba. Ubwo rero Imana ijya yemera ko nk'icyo kintu kiba kugira ngo ititize abantu, isobanye ubwenge bw'abiyita abahanga. Imana ijya ibyemera rero. Ubwo ni uburyo bumwe, nakubwiye ntituyirebe mu buryo bubiri. Uburyo bumwe ni ubwo ngubwo, uburyo bundi rero tuyirebe mu buryo bw'uko Sekibi yaba ari gushaka kutubuza gusenga Imana, akazana icyo kintu gisa n'igitera abantu ubwoba n'igititiza abantu, noneho abantu bose bagahera mu nzu zabo kugira ngo batasenga. Antikristo akakihishamo kugira ngo agushe abantu, abavane mu byizerwa. Muri ubwo buryo bwombi uko ari bubiri rero nkubwiye, Imana yabyemeye cyangwa se Sekibi abyisha inyuma, reka tugerageze kubyinjira imuzi, turahita tubona iki kintu gishatse gusobanura. Njya mbivuga nkavuga ni naho Sekibi yatera ikintu kugira ngo atere isi kugira ubwoba, Imana yabicamo igakiza abantu. Impamvu rero mbivuga ari nayo Yezu yarambwiye ati insengero zishobora gufunga, kimwe nuko zishobora no gusenyuka, kimwe nuko abantu bahaguruka bakava mu gihugu cyabo bagahunga. Hari abantu bagiye bahunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bagendaga bakagera mu bihugu bakabura aho basengera. Ibyo bintu byagiye bibaho, bakajya bajya munsi y'ibiti cyangwa bakubaka amahema, kandi wenda aho baturutse bahunga bari bahafite insengero. Ntabwo ari uko batari mu kiliziya ko batari busenge ngo Imana ibumve, ahubwo iyo abishyize hamwe, bashyize umutima hamwe, Imana irabasanga. Haleluya. Yezu yaravuze ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye banyambaza, mba ndi hagati yabo. Ntabwo yavuze ngo mu rusengero, aho ariho hose. Nuvuga ngo aho ariho hose. Haleluya. Nawe rero muvandimwe, menya ko aho waba uri hose ufite Imana mu mutima. Wowe ubwawe uri urusengero, wowe ubwawe uri ingoro ya Kristo. Ngoro ya Kristo we, ninde wagufunze?
ndagira ngo nkubwire ngo nta muntu haleluya ufite uburenganzira bwo gufunga ingoro ya Kristo uretse Imana yaremye iyo ngoro niyo izaza igakuramo umwuka nuko ingoro igafungwa. Kubw'ibyo rero muvandimwe ugana mu ijuru wirebe ibintu nk'abanyabwoba baba babona ibintu byose nk'ibintu biri negatifu, birebe muri positifu, burya nibwo uzabura uwa Yezu. Kuko nubibonamo negatifu uraca imanza, uratangira ko wifate mapfubye ngo rega isi ngo irarangiye, ngo shitani isa nitwigaruye ntibirangiye. Oya, buretse wireba aho ngaho, reba ku Mana iciye aho hantu kugira ngo yereke abantu ko ari iyo Mana y'ukuri. Kandi haleluya, haleluya, hari ijambo Yezu yambwiye ku cyumweru muvandimwe, arambwira ngo amavi yose haleluya azapfukama, haleluya, amavi yose, icyitwa ivi cyose kizajya ku butaka gipfukamire Imana yacu, haleluya. Imana yacu rero ishobora gupfukamisha amavi yose. Erega n'abandi bavuga ngo twe ntago twapfukamira Imana. Nukuri buriya nako kuka katuma babivuga gutyo, kuka gatuma babivuga bahagaze ku maguru yabo bakavuga bati ntago ngewe nzapfukamira Imana. Burya n'Imana ikaba. Ubu rero iki kintu cya coronavirus cyamaze kwereka abantu ko nta gihangange kiri mu isi, haleluya. Aho ngaho rero nkavuga ni iyi ngiyi ahubwo naho nibayite coronavirus ahubwo bayite rureshesha. Abakire n'abakene twese turi gutitira, turi kuvuga tuwa kiri bugereho nukuri biraba birangiye. Yewe ntabwo ari ikibazo cy'umufuka, ndagira ngo nkubwire ngo uwo yafashe yamwigirijeho nkanira mwica yaba yafite n'amafaranga menshi. Ntabwo ari ikibazo cy'umufuka, ntabwo iri kugenda ifata abantu bitewe n'ubukene cyangwa se intungamubiri nkeya ziri mu mubiri. Reka mbese muri make cyaje ari icyorezo. Muvandimwe rero ndagira ngo nkubwire nti buretse kukireba muri negatifu, Imana ishobora no kwemera ko izo nsengero ziba ziretse gufungurwa kugira ngo namwe abasenga ariko mumenye icyo muri byo, icyo muri cyo nicyo mukora, haleluya. Reka nkubwire muvandimwe, nta byacitse ibaho ku isi, nta byacitse yindi ibaho mu maso y'Imana, nicyo narishatse kuvuga, uretse kubona, haleluya. Reka nkubwire ikintu kibabaza Yezu. Ntabwo Yezu yababajwe nuko utagiye mu misa ku cyumweru, ntabwo yababajwe nuko tabernacle zitafunguwe, ntabwo yababajwe nuko ukaristiya zitagabuwe. Yababajwe n'iki? Ahora ababajwe nuko abamuhabwa badahinduka, bagahora batoye umurongo bajya guhazwa. Kiriziya ikuzura misa ya mbere igasohoka, iya kabiri ikazi, iya gatatu ikabaho, iya kane aho bishoboka, ariko abantu bagakomeza kuba babi. Aho niho byacitse rero, ahubwo nkubwiza ukuri. Yezu yaraje arambwira ati se mwana wanjye, ubundi muragira ngo musenga yahe? Ubundi se za nsengero zuzura abantu bagahindukira bakicana, izo nizo mushaka? Huya muvandimwe ugana mu ijuru, igihe kirageze ngo utungwe nayo wasenze, ariko nawe utungwe na ukaristiya wahawe, ariko muvandi hanyuma wera imbuto. Iki ni igihe rero cyo kugaragaza ko ya ukaristiya wahawe, ko wa Yezu wagendanye nawe ari cyo yamaze muri wowe. Yarambwiye ngo mbwira abavandimwe banje ngo nimufate rozari, buri wese yinjire mu cyumba cyasenge koko, ariko haleluya. Iki kintu ntabwo kije kireba abayisilamu, ntabwo iyi nirureshesha, nivangura amadini, nivangura ubwoko, nivangura ibara ry'uruhu, mbese nirureshesha. Umuyisilamu musigiti niyafunguye, imisigiti niyafunguye, insengero z'aba ADPR, ngewe nuriye urusengero rwa ADPR ntibigeze bajya guterana. Hanyuma mu gatolika ntitwasenze. Mbese ushaka kumbwira yuko mu ijuru bifashe mapfubyi kubera ko ku isi batari gusenga? Ese ninde wakubuza gusenga igihe urusengero rwawe ruzaba rutariho, ko ari igihe umwuka wawe uzaba utakizamuka? Ninde wakubuza gusenga? Ninde wafunga urusengero rwitwa wowe? Iryo jwi ujyana n'ay'abandi hamwe maze mugasingiza Imana, rijyane mu nzu iwawe, haleluya. Dore umva uko Yezu yatubwiye uburyo bwo gusenga. Soma muri Matayo umutwe wa 6 umurongo wa 5 kugera ku murongo wa 8, urasanga havuga ngo uburyo bwo gusenga. Igihe musenga nimukagenze nk'indyarya zikunda gusenga zihagaze mu masengero no mu mayira abiri ngo zibonwe n'abantu. Mu masengero ndababwira ukuri,
baba bashyikiriye ingororano yabo. Naho wowe rero nushaka gusenga ujye winjira mu nzu yawe. Urabyumva muvandimwe? Ariko ubwo si byo byabaye hari ku cyumweru twinjiye mu nzu zacu. Haleluya, haleluya, haleluya muvandi. Umva icyo Yezu akubwira. Naho wowe tandukana na baba pagani na za ndyarya. Iko karavuga ngo igiye musenga nimukagenze nk'indyarya zo zikunda kugenda. Mwebwe noneho mutari indyarya, igihe mugiye gusenga ujye winjira mu nzu yawe. Ntabwo aravuga ngo naho wowe indyarya zijya mu masengero. Naho wowe noneho ntago babaye benshi. Naho mwebwe mwa groupe mwe, oya, naho wowe noneho icyo gihe agutunze urutoki. Wowe runaka, wowe runaka, ntukagenze nk'abariye. Wowe noneho nushaka gusenga, ubwo ni wowe ari kubwira muvandimwe. Bivuga ngo ushobora kubikora uri wenyine. Haleluya, haleluya. Ni nayo mpamvu nakubwiye nifata rozari. Ariko se kwari uko twabonye icyo kiza cyaje, ntihabaye intambara ya mbere y'isi yose, ntihabaye intambara ya kabiri y'isi yose. None se muri ibyo bihe by'intambara misa zarabaga? None se rozari ntabwo tuzi ko yatsinze intambara ya kabiri y'isi yose? Ayo makuru ntabwo tuyafite. None se kuki twavuga ngo twananiwe gusenga ngo kubera ko kiliziya zitafunguye? Ngwewe ngwerega noneho ngo nishira ry'isi, ngo noneho ngo antikristo arayoboye. Ntabwo antikristo ayoboye, kurusha uko ayoboye abantu bakaba bari mu bibi bagaragara nk'abasenga, abasenga bicana. Ibyo nibyo antikristo ayoboye mahubwo. Naho kuba bavuga bati insengero zirafunze rwose ntabwo abantu babashije kujya gusenga ku mpamvu zumvikana nk'izo tuzi, ndumva ngewe nta gikuba cyacitse. Kandi tubibone nk'abagenzi bagana mu ijuru. Ntawe uzakubuza gusenga. Nuwaza akagufata umunwa akagupfuka umunwa, ntiyapfuka umutima wawe. Buryo wakubuza gusenga kandi kakaba kagakuriwe n'uwagukuramo umwuka wawe undi ugira gutya akica umuntu. Burya yihiza akaga gakomeye, kuko ya masengesho wa muntu aba yayamize, ubwo biba birangiye. Ubwo rero niza amasengesho ya mugenzi wawe akaga kaba kakuriho. Ariko bitabaye ibyo n'ukuri nimureke turi kureba nk'injiji, ntabwo turebe nk'abagenzi bagana mu ijuru. Ikintu icyo ari cyo cyose kije imbere yawe kibyazemo umusaruro. Gifatira nicyo gihe Nyagasani aguhaye. Haleluya. Hari umuvandimwe wambwiye ati ubu ngubu ntabwo turi kujya ku kazi, nanjye ntangajwe n'ukuntu tuzahembwa kandi tudakora. Uri mu gihugu cy'amahanga, ntibyajyaga bibaho. Wari uzi neza yuko ibyuya byawe bingana n'umushahara wawe, sibyo? Siko watekerezaga uti nzatutubikana mbone kurya. None Imana iramanutse ije kukwereka ko ushobora no kwicara mu rugo kandi bagakomeza kukubarira umushahara. Si wewe wabiteye, nabo sibo babiteye, barakomeza kukubarira umushahara, bakomeza kuvuga bati buse tubigenze gute. Nawe rero wivuga uti iyi ni bamembe nica, ahubwo uvuga uti nanjye ari cyo nshobore iyi nanjye ngiye ku mavi nsenga Imana yo mu ijuru, ibi bintu bihagarare, ubuzima bukomeza. Haleluya. Twese niryo ubu ni Yesu si dufite, twese turi gusenga kugira ngo iki kintu gihagarare, ubuzima bukomeza. Haleluya. Ndavuga ni wenda naba n'ahandi bashobora kuba bafite uburyo bwo kwirwanaho, ariko twebwe turi ba nyakabyizi. Urya ari uko wakoze. None abenshi niba adashoboye gutera icyo kiraka, niko tubyita gutera ikiraka, ararya icyaramera ate? Ngiye naravuze nirega coronavirus ishobora no gutatwica abantu bakicwa n'inzara, kuko ni bake cyane wenda mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Wabwira ngo nagume mu rugo abeho amara ukwezi, ewe nibangahe subwo bazajya kuvuga bati abantu nibasohoka imirambo ari isohoka se ahubwo yabishoboye. Kuko abenshi barya, tekereza ko nubwo yirwa yirukanka kandi akarya nabi, cyangwa se akaba yaburara kandi yiriwe agenda. Noneho tekereza atiriwe ntacyo ari bushakishe, n'urupfu. Ariko muvandimwe ugana mu ijuru, ndagira ngo nkubwire ngo hindura uburyo warebaga ibyo bintu, umva icyo Nyagasani akubwira. Naho wowe rero nushaka gusenga ujye winjira mu nzu yawe ukinge, maze usenge so uri ahatagaragara, maze so umenye ibyihishe azabikwiture. Sibyo byabyihishe se? Ubu niba wagiye mu nzu yawe ukivugira rozari, hari ikibazo cyabaye,
twebwe mu Rwanda baratubwiye bati misa zirabera ku maradiyo no kuri televiziyo. Ndavuga ubu rero ubu nabwo ni uburyo bwo kudushyira mu mutuzo. Mbese kiliziya nk'umubyeyi bivuga iti abana batagira ubwoba bakavuga bati igikuba cyacitse, ni nko kudukaruma, ariko ntabwo ari misa. Nese misa twahagijwe, nese misa ni iki? Jyewe muri gatigisimu narabyize ngo misa ni ihuriro, riba ryabaye ihuriro burya ngo ry'abakristo bakikije umusaseridoti, bateze amatwi ijambo ry'Imana kandi baturira hamwe igitambo cy'Ukaristi. None ubwo niba twahagaze kuri radiyo tukabyumva, ubwo twumvise misa twahagijwe se? Happy twapfukamye hehe se? Shwi wenda reka tuvuge ko we wafashe radiyo yawe rwose ukayiga imbere byose ugakurikira, cyangwa televiziyo ukayiga imbere rwose ugakurikira, ariko uko biri ntabwo igihe cyo guhazwa wahagijwe. Ntabwo rero ari misa, ariko nabyo ntabwo twabigaya nk'ababyeyi. Ntabwo twabona ibyo bintu bimeze gutyo ngo ababyeyi, ndavuga abepiskopi nyine, ngo barebere ngo bavuga ngo ubwo buri wese niyimenye. Oya, bakoze ikintu kimeze nko kuduha umurongo, ariko nyine ni uwakibyeyi kuko niho ubushobozi bwabo bugarukiye. Ariko hari Imana, haleluya, hari Imana iri hejuru y'ibyo byose. Ni nayo mpamvu uvuga nti ntabwo dukwiriye gucika intege no kutitira nk'abadafite Imana. Haleluya, ni nacyo Yezu yambwiye kukubwira kandi arabikubwiye. Nuko rero igihe usenga ujye umenya kubwira so uri mu ibanga ryawe kandi ari we uzakwitura. Ubwo rero muvandimwe, ntabwo dukwiriye kugira ubwoba tukiri hano. Rero so uri mu ibanga, so uwo mu ijuru nyine umenya icyo wakoze akaba ari we ukikwitura. Ndagira ngo nsubize ikibazo umuvandimwe umwe yambajije mu minsi ishize, ambwira ati ese igihe utanze ikintu ni ngombwa kukivuga? Igihe utanze ikintu ni ngombwa kubivuga? Ndamubwira nti rero igisubizo ubundi kirimo ibisubizo bibiri. Kubivuga birashoboka, kimwe nuko kubivuga ari bibi. Muri ubwo rero iyo ngiye kugusubiza rero ngusobanura mu mpande zose, noneho wowe ukamenya impamvu wabivuze cyangwa se impamvu wabihishe. Reka rero ngusobanure mu kubivuga. Biremewe kubivuga igihe uri gukora igikorwa kigera ku bandi kandi wumva n'abandi bagomba kugiramo uruhare. Ndagusobanurira uko bimeze. Namuhaye urugero rwa Caritas, cyangwa se hari icyo bita OPM, Evre Pontificale Missionnaire. Za OPM babwira za kiliziya zose z'isi bagakusanya agaseke kajya muri OPM. Kimwe nuko Caritas igira gutya bakavuga bati Caritas yafashije abanyeshuri wenda 20, bajya babivuga muri za kiliziya zimwe na zimwe, si hose ariko barabivuga. Caritas yafashije abanyeshuri abanaba, Caritas ifite abanyeshuri wenda 50, ubushobozi ifite nubwo abanyeshuri 30 yarabishyuriye, ariko hasigaye abanyeshuri 20 badafite uko babaye. Ubwo Caritas ikabivuga gutyo, ariko ishaka kugira ngo nawe niwumva icyo Caritas yabashije kugeraho, ukumva hari icyo bikubwiye, nawe ugira icyo ukora. Ni ukuvuga rero ngo icyo gikorwa gishobora kuvugwa mu buryo bwo gukangura, mu buryo bwo gushishikariza abandi gukora ibikorwa byo gukiranuka, mu buryo bwo gufasha abandi gukora ibikorwa byo gukiranuka. Namuhaye n'urugero rwanjye, ndamubwira nti rero ngewe nakoze igikorwa cyo gufasha abakene, ariko mu by'ukuri ntago ari ukuvuga ngo amafoto nkoherereza biriya nkubwira ngo nibyo nkora byonyine. Oya, nkubwira bimwe nawe wakabaye ugira impuhwe ugafasha abari iruhande rwawe. Ntago mbikubwira kugira ngo ubone ngo Umumararungu Marie Louise rwose ngo ni umuntu ufite Imana ngo dore arafasha. Oya, ngewe ndakwereka nkakubwira nti uwo ndi we nanjye dore urwego ngezeho. Ushobora kundeba ukagira icyitegererezo cyawe, ukaba nawe watinyuka gukora igikorwa ushoboye gukora, kuko nanjye ubona ko ntacyo mfite. Ndanakubwiza ukuri nkakubwira nta mushahara ngira, nta ariko numva muri nge mfite ishyaka ryo gukorera Imana, ryo gufasha abakene, ni kandi kora ko numva bindimo mba numva nzabikora.
byo ngibyo rero nkabivuga muri ubwo buryo ariko ngamije kugira ngo nawe ngukangure ngukure mu bwoba ngutinyure nawe utinyuke ukore icyiza aho uherereye. Haleluya. Icyo uracyumvise muvandimwe. Ikindi rero kubundi ubwo ni kuri bwa buryo bwo kubivuga, ku buryo bwo kutabivuga rero ijambo ry'Imana ritubwira ngo icyo ukuboko kw'iburyo gutanze ukw'ibumoso niko kakimenye. Ni ukuvuga iki rero? Nshobora kujya gukora igikorwa nkaba nzi neza ko ninyivuga biri bube birangiye, noneho ngahitamo kwicecekera. Noneho ndakubwira nti niba wenda tuvuge nkanjye ngiye namuhaye urugero rwanjye, niba nakubwiye nti natangiye umushinga, mbere narafashaga wenda nanjye wenda imyenda ishaje mfite abo nagiye nyiha, mfite n'abandi bantu benshi wenda nagiye ndihira amashuri, mfite abo nagiye mfasha, mbese abo simba kubwiye. Ariko noneho nagize igitekerezo cyo gukora NGO igamije gufasha abakene. Kandi noneho Yezu akambwira ati iki gikorwa si icyawe ni icyanjye, umbwirira abana kugira ngo uzakorwaho n'umutima w'impuhwe nawe azagira icyo akora. Ubwo kubivuga bikaba atari ukwirata ubutwari, ahubwo ari ukugira ngo nawe ushishikarire kugira icyo wakora, nawe utakora ku ruhande rwanjye ariko ku ruhande rwawe ugira icyo nawe ukora. Haleluya. Hari n'abavandimwe benshi bajyaga bagira ibibazo byo gufasha, akambwira ati mfite icyo natanga ariko ntabwo mfite wenda aho nagitanga. Akambwira ati niba ufite n'abantu bakennye, bajyaga bambwira bati nkohereje wenda amafaranga 10,000 n'ibyo gutera inkunga umurimo w'Imana, ariko ibindi 10,000 nayo kumpera bakene. Ubwo rero no kuvuga iki? Wa muntu ari mu gihugu gikize ku buryo wenda nabo bakene ntabwo ahura na benshi muri ibyo bihugu bikize, ariko yifuza gufasha abo mu bihugu bikennye kuko avuga ati abo ngaba n'abavandimwe banjye. Ubwo rero kubivuga ntabwo ari ukurata, ahubwo ni ukugira ngo ngukangure kandi mbwire na wa wundi ufite uwo mutima wo gufasha ko byibuze aho gufasha haboneka. Noneho rero kutabivuga rero ni ugukurikiza icyo ijambo ry'Imana rivuga, kuko muri kwa kubivuga iyo uri kuvuga icyo wakoze hari igihe sekibi abyuririraho akaba yakugusha cyangwa se agatega imitego kugira ngo ugwe aho ngaho. Bityo rero muvandimwe ugana mu ijuru, so wo mu ijuru, ubwo niho noneho ni naho hari hatumye mvuga iki, so wo mu ijuru uzi ibanga riri mu mutima wawe niwe uzakugororera. Nshobora kujya hariya nkabiririmba rwose, ariko ingororano n'ubundi kabiriho. Kubera iki? Data wo mu ijuru ari kureba mu mutima igituma mbikora. Buriya reka nkubwire muvandimwe, ibanga ni mu mutima. Ikintu kizanera gukora cya kintu, icyo ni Imana izareba. Nshobora kubivuga kandi data akanyandikira kubera ko abona ko naho mbivuga ndi kuvuga bikeya ugereranyije na byinshi wenda bihari, cyangwa se nshobora kubiceceka ariko mu by'ukuri mu mutima hari kubyiganamo bibi. Ibyo bikavuga iki rero? Bikavuga ngo kuvuga cyangwa guceceka si cyo noneho tugiye guhagararaho, ahubwo ikiri mu mutima wa muntu ni igiki. Ushobora kugira gutyo ukabiceceka, ariko wenda reka nguhe nk'urugero muvandimwe, mfite wenda ngewe mfite umugabo, n'urugero mfashe, ariko noneho wenda nkagira umuhabara ku ruhande. Umuhabara ni ukuvuga kwa kundi umugore aba afite umuntu w'inshuti cyangwa se umugabo afite umuhabara w'inshuti. Noneho ngewe nkajya mfata wenda mu mafaranga yanjye ngafasha wa muntu, simbivuge kuko ni ibanga ryanjye. Ese muvandimwe nkunda, uribwira ko Imana izanshimira ko natanze simvuge? Ese aho ndi gutanga uri kumva ariho? Nshobora kujya ku mupfumu, cyo nacyo reka nyivuge. Noneho umupfumu akambwira ati rero wowe uzajya uzana amatura ya naya igihe iki n'iki. Noneho nataha wenda simbibwira umugabo wanjye kugira ngo atazajya yanyima, nkajya mfata amafaranga wenda 1/10 cy'umushahara wanjye nkagishyira umupfumu, ariko umugabo wanjye ntazabimenye cyangwa se ntihagire undi ubimenya, bikaba bizwi nanjye n'uwo mupfumu. Ese muvandi, wibwira ko Imana izangororera kubera ko ntavuze? Wapi. Ahubwo ryabanga wagize ryari rigamije iki?
ese ni icyiza uri gukora cyangwa ushobora no guceceka kubera kuri gukora ikibi? Tuvuge urapanze n'umuntu uti uzanyicire runaka, kandi ibyo bintu bibaho, noneho wenda akagenda akabikora, ni urugero. Noneho ukajya uvuga uti buri kwezi nzajya nkugenera ikintu, agahemba kanaka, mwarabyumvikanye, arakubwira ati nimbikora uzajya umpemba ya naya, noneho ukajya uyakuramo ntuvuge. Ese muvandi, wibwira ko Imana izaguhembera ko utavuze? Ngo ko icyo kuboko kw'ibumoso kwataze ukw'iburyo kutakimenye, wibwira ngo uzahembwa ngo nuko wacecetse? Reka da, ikiri mu mutima wawe n'Imana izareba. Ndizera yuko aho ngaho tuhumvise kwitwa guceceka no kuvuga. Tugaruke kwa Data wo mu ijuru rero, uwe umenye ikiri mu mutima w'umuntu. Nshobora kujya hariya nkaririmba cyane, ninafashije abakene, ninagize neza, Data wo mu ijuru yabireba akavuga ati bivuge kuko nemeye kubivuga, hari impamvu. Iyo mpamvu ikazatuma n'abandi batanga, iyo mpamvu ikazatuma n'abandi bafasha. Data wo mu ijuru akampa umugisha. Kimwe nuko nshobora kugira gutya nkagenda nkajya hariya ngaceceka, nkajya mbikora rwihishwa, bya bindi tujya dukora rwihishwa, Data wo mu ijuru akabigaya kandi ntavuze. Icyo rero twemeranyijweho twese uyu munsi kugira ngo twumve icyo ijambo ry'Imana tubwira ni Data wo mu ijuru, so wo mu ijuru. Umurongo niba ufite Bibiliya, njya ngira Bibiliya nkagenda nyisurinyamo n'amasurinyeri menshi, ariko ngewe nanjye ndi kukubwira, niba ufite ikaramu nushaka ucewe kuri iryo jambo ngiye kukubwira, uceho akarongo, ntabwo Data azarakara. Burya Bibiliya ni yawe. Umva, so urahatagaragara, azamenya ibyihishe, azabikwiture. Haleluya. Azamenya, ni umenya ibyihishe azabikwiture. Ibyo byihishe rero ni ibiki? Uwumenya ibyihishe ni ibiki? Ni ibiri mu mutima indani, icyaguteye, impamvu yatumye urara ayo majoro, impamvu yatumye ugenda, impamvu yatumye uhaguruka ni iyihe? Urabyumvise muvandimwe? So wo mu ijuru rero ashobora kwemera kuvuga cyangwa se kutavuga ku mpamvu ze bwite. Gusa icyo nabonye ku banga rya Data wo mu ijuru, icyo ashaka ko abandi bakimenya arakivuga pe, akagishyira ku mugaragaro kugira ngo n'abandi bakimenye. Hari umuvandimwe mu minsi ishize twaganiriye, ndabubwana, ariko muvandi ndumva ngiye kurekera kubohereza n'amafoto kugira ngo mutazagera ubwo mutekereza ko naba nifotoza kugira ngo mubone ko nkora. Arambwira ati mama Louise, utatwohereje ari amafoto ubwo waba uduhemukiye, kuko ari amafoto turayareba tukumva emotion ziraje, ati uziko nyareba nkanarira, ati nkibuka aho navuye, ati nareba naho ndi, ati nkarira, ati ahubwo warakoze, ati najyaga muransenga mbaza Imana ngo Mana nzakugirira ne, nzagufasha gute, mbese Mana nkora iki? Ati ngiye kubona mbona uraje, ati guhura nanjye kwabaye kumurikirwa kwanjye. Ntiwumva ya foto wowe nshobora kukwereza ukavuga uti bise so kwirata, undi bimubereye igisubizo kuri cya kibazo cy'agasengera kera. Bivuga iki rero? Bivuga ngo so wo mu ijuru, Data wo mu ijuru, uzi impamvu icyo kintu cyabaye, akaba yemeye ko icyo kintu kijyagaragara, niwe uzatwitura akurikije ikiri mu mutima wawe mbere y'uko ugisohora mu kanwa kawe. Ndizera yuko turi kubyumvikana bavandimwe tugana mu ijuru. Ngiye gukora audio ya kabiri kugira ngo dukomeze ku mashimwe, ariko twamaze kumva. Ndizera yuko dusobanukiwe neza ku cyerekeranye n'insengero, ku cyerekeranye n'ibikorwa byo gukiranuka. Hanyuma rero ijambo ry'Imana rirakomeza, nibyo tugiye gukomerezaho. Ijambo ry'Imana rigakomeza rivuga ngo igihe musenga nimugasukiranya amagambo nk'abatazi Imana, bibwira ko amagambo menshi ari yatuma bumvwa neza. Nimukagenze nkabo, kuko so azi neza icyo mukeneye na mbere yuko mukimusaba. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Mbere yuko twatura dufungura umunwa ngo dusabe, Data aba yabonye icyo dukeneye. Haleluya. Arakizi rero. Abantu benshi bajya bakunda kumbaza ngo none se ngo nitugasabe ngo kumva ko Imana ibibizi. Oya. Rero Yezu yajyaga bimuramavuga, Yezu yajyaga kureba wenda to aho aciye nko ku mpumyi, impumyi kaza ngo mwana wa Dawudi ngo mbabarira, ati urashaka ko nkugirirane cyangwa se ikimuga, urashaka ko ngukorera iki? Imana ijya ikubaza kugira ngo usubize,
usubize icyo, kuko Imana ikora ibiri mu mutima wawe, usubize. Nuko rero muvandimwe, ikiri mu mutima wawe so abakireba. Haleluya. So areba mu mutima wawe na mbere yuko ubumbura umunwa kuvuga, we aba yabibonye byose, ababizi, ariko biba bikwiriye kubivuga, kuko hari n'abavuga ibyo badatekereza. None se ntibabaho? Nkaza mfite gahunda yo kukugirira nabi, nakugera imbere rwose nkigira mwiza, so wo mu ijuru ari kureba ko naho wakwigira mwiza ariko mu mutima wawe uri mubi. Ibyo rero ni nabyo bibabaza Imana. Iyo niyo byacitse ihora mu ijuru. Rero nkubwiza ukuri, naho kuba kiliziya zifunze, kuba ya maboko atateze mu gihe cyo gushima Imana tubyina, ntabwo ari uko Imana wenda ibona ko ayo maboko azamutse y'abo bakristo ari bibi, oya. Ahubwo Imana yavuze iti ndambiwe aya masengesho adahindura abantu, reka babe bafashe ka pose wenda bitekerezeho ndebe ko bangarukira. Abavandimwe turi kugoragozwa, ngewe Yezu Kristo akomeje kubinyereka, kandi amagambo Yesu ari kumbwira, kandi mwa bavandimwe banjye ngewe narababwiye ni ndakarumbeti kanyuma sinayibabwiye, kandi narababwiye ni ngewe nkurikije uko Yesu ari kubimbwira, ndabona atari igihe kirekire ngo aze rwose. Ntabwo hari igihe kirekire bavandimwe, ngewe ndavuga nkumva ndananiwe nkavuga, ariko Yesu akambwira ati winanirwa ngo ureke, ati komeza uvuge, hari impamvu. Bwana mu ijuru we, ntabwo nzasarara, nta nubwo nzavuga eternellement, kuvuga ngo ubuziraherezo yanzageraho nceceka, ariko rero nzaba navuze. Iyaba aya magambo ari ayo ndota cyangwa se ayo nibwira, mba naranacitse intege. Reka wenda tuvuge buri wese yisuzume, buri wese muri izi audio ni yisuzume, ubwo ndagira ngo turusheho kumvikana ko cyo Imana yakoze rwagati muri twe. Ushobora kubutekereza ukavuga uti uyu mugore abifitemo inyungu, reka tuyibare iyo nyungu, ariko birashoboka kuyibara. Ntiturabavandimwe, nge nawe ikinjira iwacu turakizi, amafaranga uhembwa ku kwezi wowe urayazi. Muvandimwe, kuva watangira kumva izi audio watanze angahe? Kugira ngo uvuge uti aya natanze ndabizi neza ko ari yamutunze, ndabizi neza ko ariyo atuma avuga, uraza nawe uko mbikubajije ne ugisubizo urahita ukiha. Nta nyungu mfite yindi, nukuri. Oh haleluya. Njya ndahira nkazamura akaboko kandi nkirenga nkarahira, nindahiriye ku musaraba wa Kristo ko nta nyungu mfite muri ibi bintu uretse yo kukugarura mu nzira, kandi nugaruka ukasingiza Imana, ngewe nzaba numva nezerewe. Icyo nicyo nshaka ngewe, icyo nicyo kindaje shinga, icyo nicyo kinzindura kare nkavuga ni ndyame, kandi hari ijambo riruhura mfite. Ku cyumweru habaye mutagatifu Maria Ludovika niko nitwa cyangwa Louise. Bavuga yuko Louise atigeze abora, ahantu yarapfuye ariko umurambo we uracyariho, aracyari muzima, niko nabyumvise babivuga kuri radio. Mu Bufaransa ngo niho ari, nagiye ariko nabonye Sainte Bernadette wenyine, ntabwo nigeze mbona Louise, ariko ngewe nzi ko Yezu nabishaka zamunyereka, nawe nari ngombwa, kuko nakunze umugore witwa Maria Madalena, ndamukunda cyane. Maria Madalena mukundira ubutwari yagize, ariko mukundishwa na Yezu nanone. Ubwo rero Yezu ambwiye ibigwi bya Maria Madalena naramukunze cyane, ndetse Yezu arambwira ati ujye umwitabaza n'umugore w'intwari. Ubwo rero nabandi gusenga nkamugane Maria Madalena ngwino ntabari, ku buryo na groupe twatangiriyemo dusenga muri Saint Paul ifite Maria Madalena ho patrone mutagatifu wacu. Aratubwira ati ku munsi wa mutagatifu Maria Madalena mujye muwiziza cyane ko n'umutagatifu ukomeye, kandi nawe aho ari ntabwo atuje arabatakambira. Nuko rero ubwo nakwiheraga ubuhamya, ariko bubaye nk'ari ka parenthèse turi kuganiraho. Noneho rero Maria Madalena namukunze gutyo, nkajya ngerageza gusoma muri Bibiliya kuko aravugwamo, nuko ariko birangira gutyo. Ikintu Yezu yankoreye rero ndakikubwira, yampaye kado yo kujya kuri bazilike yitiriwe Maria Madalena, ariho hari za rolike za Maria Madalena. Nukuvuga ngo ibisigazwa by'umubiri we niho bishinguye muri iyo eglise. Nisengesho naho ashinguye narahabonye, nisengesho
rya Maria Madalena ritabara les prisonniers abari mu nzu z'imbohe, mbese imfungwa. Iryo sengesho naryo ndarifite ariko narikuye muri iyo kiliziya nziza cyane. Noneho indi kado rero Yesu yampaye, buriya Yesu ni umuhanga. Haleluya. Njya mbwira abantu tegereza isaha y'Imana, ariko we nigera bizakunda. Kuki wihutisha isaha y'Imana? Tegereza, ihangana. Yesu kunari umuhanga rero. Ngiye muri iyo eglise ya Maria Madalena, njyana na musaza wanjye w'umupadiri. Naragenda musura, arambwira ati ndajya gusomera misa muri kiliziya ya Maria Madalena. Ndavuga ni reka profite ngende masure rwose. Turagiye turatembereye, igihe cyo gusoma misa ntibamuhamagara ngo azasome misa. Dusanga ahubwo hari abandi bapadiri nabonaga nabo n'ababikira bafite ukuntu bafite ababikira babona nyine babona uko. Noneho rero ku buryo musaza wanjye mu misa twari twicaranye nk'abandi bakristo. Igihe rero cyo gutanga amaturo, umubikira arahaguruka w'umwirabura, nabonaga ari umwirabura, araza arampamagara njye na papa. Twari kumwe na papa w'abatowe na padiri musaza wanjye, twajyanye. Noneho rero araza arampamagara, mama w'abatowe na papa w'abatowe araduhamagara. Ntabwo yarazi ibanga rya Maria Madalena, natwe ntabwo yararizi. Araduhamagara ati nimuze, noneho igihe cyo gutura mwebwe muratura umugabane wa Afurika, kandi musengere n'igihugu cyanyu. Atubwo murabona n'akanya katagira uko gasa ko gutura igihugu cyanyu, atariko mugiye gutura ituro ry'umugabane wa Afurika. Nuko tugenda nyine igihe cyo gutura tutambagiza amaturo. Haleluya. Ariko Yesu we, iyo mbitekereje ndavuga ni bareke Imana yitwa Imana yacu yitwa Imana. Ni ukuri, ni mureke Imana yitwa Imana. Impamvu rero iyo ndirimbo bavuga mureke Imana yitwa Imana, ni ukuvuga ngo nimushake no gushakisha ibindi, oya nimuyireke. Nta wakora nk'ibyayo, nta n'uwagera ku rwego rwayo. Ni mureke Imana yitwa Imana. Haleluya. Ibyo ikora birahambaye. Haleluya. Byarandenze ndayiririmbira. Nuko byagenze. Kiliziya nyigezemo bwa mbere, nasuye uwo mubiri wa Maria Madalena aho ushinguye, kuko haragaragara. Hanyuma rero mpakura na rya sengesho, mpacana na buji. Mbwira Maria Madalena uramenya aho uryamyeho ngaho, wibuke ko ku isi tukiriho, twebwe turi mu rugendo. Nuko ndangije njya gutambagiza amaturo y'umugabane wa Afurika, ariko ntura n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Haleluya. Ayo makuru rero iyo nyibutse ndavuga ni nyamara hari Imana. Buriya Imana iyo yakoze ibintu irabikora ikabyuzuza. Reka tugaruke rero aho twari turi. Nakubwiraga ni iyi Imana yakoze irakora, kandi iyo yabishatse ku gihe cyayo nyine ibikora uko ishaka. Ubwo rero ibyo bya Maria Madalena twabivugiye kusobanura cyane ko tutagomba kugenza nk'indyarya, ko tutagomba gusenga nka babandi bashaka kwigaragaza, bashaka kugaragaza yuko nyine bari gusenga, bagahagara ku Imana yo mu ijuru ibizi icyo ukeneye na mbere yuko ugisaba. Noneho nkubwira kuri mutagatifu wanjye Maria Ludovica, nyine nkubwira ntiyarabaye ku cyumweru. Hanyuma rero bambwira yuko niko batubwiye ko atigeze ashanguka. Ndakubwira ni ubwo Yezu nabishaka asanyohereza kujya kuhareba, kandi ubwo nabona hari icyo bizamfasha mu butumwa ndimo azamfasha. Ikiri cyo nuko numvise ubuzima bwe sanga burahura, ntabwo ari 100% kuko yapfaka akiri muto, kandi ngewe ntabwo nkiri mutoya, kandi ndacyafite n'umugabo wanjye. Ubwo urumva aho ntituhahuje, ariko ibyo gukora ubutumwa byo gufasha abakene nawe niko yarameze, ndetse we agera no ku rwego rwo gushinga umuryango w'abihaye Imana. Ubwo rero afatanyije na mutagatifu n'abandi, mutagatifu Vincent de Paul,
gutyo abatagatifu simbibuka neza ariko mbese yafatanyije n'abandi batagatifu babiri b'abagabo François hari na Vincent nuko bashinga umuryango mbese baramuryango urashingwa mbese yarinze apfa nyine nuko umurambo we ushingurwa mu muryango yashinze bwa mbere nyine wabo babikira n'uyu munsi uwo muryango nguriho kandi rwose ngurakura mbese bimeze neza. Noneho ngaruke rero ku cyo twavugaga nanjye nakubwiraga nti nta nyungu mfite muri ibi bintu ahubwo wenda birashoboka ko naba ndimo wenda ibyo mutagatifu wanjye atarangije wenda hari ndacyakomerezaho niyo mpamvu nakubwiraga nti nta yindi nyungu mfite muri ibi bintu ahubwo ni ukugira ngo ijambo irya Yezu ritazigera ribura agaciro kandi nanjye buranyagase nabishaka akavuga ati mwana wanjye ntuzabora nanjye ubwo rero abana banjye twari kumwe twumva icyo kiganiro kuri radio baravuga bati mama ni wumva ko mutagatifu wawe atapfuye ngo ashanguke ndavuga nega ni muhumure nanjye sinzashanguka mureze ntituzagushyingwe nimpfa nimushaka muzakire hafi aho mukomeza kundeba igira icyo nuko ntazabora tubifata nk'urwenya nuko birarangira ariko icyo nashakaga kukwibwira muvandimwe nshanguka ntashanguka ko Maria Madalena yarashangutse kandi ari umutagatifu ukomeye nshanguka nashanguka ikiri cyo ntabwo aho ariho hingenzi Maria Sainte Bernadette naramubonye aho aryamye ariko nubwo wenda aryamye gutyo wagira ngo ni statue babaje bayishyiraho ngaho uko biri kose ashanguka adashanguka ntashobora kuvuga ngo wenda ngo akanguke yabe yaganiriza abantu oya ni igitangaza Imana iba yakoze ariko uroho yo iba yamaze kugenda. Icyo rero tugomba gukomeraho bavandimwe tugana mu ijuru nuko roho zacu nizitandukana n'iyi mibiri yacu byibuze zizaba zigiye gusingiza Imana ubuziraherezo. Icyo rero nicyo kindaje shinga nicyo kinkangura mu gitondo nicyo kinyirukansa we nkaza nirukanka umunaniro iki nkavuga nuko biri kose nanirwa ariko mvuga ijambo ry'Imana ariko niyo natutubikana muvandimwe mba ndi kuvuga ijambo ry'Imana ngatutubikana nuko nkavuga ni nshaka ntutubikane mpfe ubonye napfuye bakavuga bati yari arimo kuvuga Imana arapfa ariko mbega byiza uze ko hari abantu bapfa bari kuvuga ibyisi rero nimureke twitoze kuvuga Imana buri munsi kugira ngo Imana ikomeze isingirizwe mu mitima yacu. Bavandimwe rero amakuru twaganiriyeho mwayumvise noneho rero amashimwe ntabwo yahagaze ubwo rero ngiye gukomereza ku mashimwe kandi ndizera yuko aho tugeze twese turi kugenda twumva ibintu kimwe haleluya. Nuko rero umuvandimwe umwe ugana mu ijuru yaravuze ati hari umuvandimwe nyine ni benshi amashimwe yo arahari rwose ndayafite menshi cyane njya mvugana ariko sa aya mashimwe kweri ubu tuzayarangiza ariko nageraho nkavuga nuko biri kose azarangira tu ibyo byose Imana yayaduhaye yari izi yuko agomba kuzarangira ariko igihe atararangira turacyakomeje nta kitwirukansa ndizera yuko nawe buri wese muri twebwe abyumva. Umuvandimwe ugana mu ijuru aravuga ati amahoro ya Kristo mama nifuje gutanga ubuhamya imbere y'ikoraniro rigari benshi dutanga ubuhamya bwa audio zatuvuye kuri roho no ku mubiri ubu rero mfite ubuhamya bwo ku mushinga wa Yezu True of Hope and Joy. Iri ni ryo shimwe nashakaga kuya wenda ntange iri ryo ndarishakishije kugira ngo nditange kugira ngo rijyane n'icyo twavugaga. Bavandimwe no muvandimwe waje kudusura mu minsi ishize ubwo rero umva ubuhamya. Bavandimwe nagize amahirwe yiyongera ku yandi Yezu ajya ngenera bityo anshoboza gusura umushinga ngira amahirwe yo kubona abafashwa no kubona abigisha babo bakuriwe na mama Louise. Mu by'ukuri nabyo byarandenze mu masaha 3 twamaranye nabonye byinshi nabyo byamfashije gukomeza ngahata inzira ibirenge ijya mu ijuru. Reka mbabwire ibyanyubatse cyane n'urukundo charité morale intérieure bose mu byiciro barimo bafite morale equipe yose ishinzwe kubafasha ubasangana iyo morale iyongeraho organisation. Bavandimwe n'ubuhamya kuri jewe
none se umuntu ajya imbere akavuga ati nabagaho ndira ntishima numva ndutwa n'uwapfuye, ati none tree of hope and joy yandemyemo ubuzima n'ubushobozi bwo kwiyubaka no gukunda Imana. Undi ati Louise yambereye mama, ati ndetse mba numva yampeka mu mugongo. Bavandimwe, kuri jyewe kuba narirebeye n'amaso ni ishimwe rikomeye nahavuye nanjye nize gufasha. Bavandimwe, ubu buhamya bwa Tree of Hope and Joy bwarandenze. Uzi kuzamura morale y'umuntu wari wararangije kwiheba bikemera, nawe ubwe akaba ubu ageze aho aseka. Umubona yuzuye morale ukishima. Ndifuriza buri wese uri muri audio aho ari ku isi kubaka morale mu bandi ishingiye kuri roho, noneho waba ufite n'icyo umuha bikaba akarusho. Abakene bazahoraho, ariko tubafashe kuva mu byaha. Natwe abenshi twafashijwe na audio. Iki giti nacyo nzacyugamamo ndusheho kugwiza iminyago. Tube mu by'Imana nayo izaba mu byacu. Ese bavandimwe, ni bangaye ku giti cyabo bakora umushinga wo gufasha abakene nta nyungu? Dore Yezu yarawudukoreye, yadutereye intambwe 99. Nanjye ngiye gutera imwe isigaye, kuko njyewe wahigereye nasanze amasomo biga nanjye amfitiye akamaro. Navuga yewe mama, biba byandenze. Nyagasani Yezu n'umubyeyi Bikira Mariya baguha umugisha n'abawe bose, kuko uri umwana wumvira ugatera ababyeyi ibyishimo. Shalom. Imana iguha umugisha rero muvandimwe mwiza, kuba waraje ukahigerera byaragufashije. Ariko nanjye ngewe ahubwo abantu barambwira ngo barashaka kuhaza, nkahabwira ntoya, kubera iki nta hantu mfite nakira abantu. Sinzi impamvu utavuze ko wasanze nyine ntaho kwicara dufite, abenshi bakurikira bahagaze. Ariko muvandi, kugira ngo nkubwire ko ibi bintu biba bikomeye koko ari ibya Yezu, tekereza umuntu uza agakurikira inyigisho ahagaze akamara amasaha 2 cyangwa 3, kandi ubona atagenda rwose, ubona mbese abimuryoheye. Umeze ishize hari umwana, kuko ahantu dukorera hari utwana nyine duhaca dutaha, noneho bataha batereka duce ku ishuri rya mama. Noneho akamwe kakabwira kari ngo ngwino ngo ku ishuri rya mama, ngo babaha fanta, ngo kare nawe iyo uhageze ngo ku ishuri rya mama nawe baragwa ngo ngwino nawe tujye ngo baduhe agafanta. Nuko abana baraza nyine, kamwe gakurura kandi kati ngwino tujye ku ishuri rya mama. Mama wabo ubwo nawe yarari muri Tree of Hope and Joy. Ariko abana kuko barishimye, ari abo banyeshuri bahaca hanyura barishima, ari abo bantu baza badusanga muri ako kabaraho dukorera barishima. Mbese muri make ubona ari igikorwa cyabaye nk'igikangura imitima ya benshi. Ntabwo rero ari igikorwa navuga wenda kirimo inyungu navuga ngo ifatika, kuko muvandimwe reka nkubwire n'ukuri, ugiye kuyibara inyungu nawe wayumva. Nta mushahara ngira ngo mvuge ngo wenda ngo ndi wagira inyungu, ubwo wagira inyungu yo kujya gutanga ku buntu. Nanone ushaka inyungu wavuga uti ngewe ikintu ngiye gukora wenda ngiye gushyiraho bari abantu bajye batanga dukeya nanjye mbongere, wenda hari ukabyita gutyo. Ariko ngewe ndakubwira ngo n'igiceri bashatse gutanga kibabujije, ndabwa ni nzabafasha uko Yezu azamfasha, kandi nzi neza ko Yezu atajya atsindwa. Bityo rero muvandimwe ugana mu ijuru, ndagira ngo nkubwire ni nta nyungu zindi ziba zibirimo, ahubwo ni Yezu ukomeje kutwiyoborera. Uyu muvandimwe rero yarahageze, yarabibonye, yabonye ukuntu biba bimeze, kandi koko ari ukuntu Yezu we, ari ukuntu rero ngewe mba numva biranezeza bikandyohera cyane. Ubwo rero bize ukuntu ubwo basajya bakoma amashyi banyakira. Ubwo rero mageze rero kugira ngo navaho numva ikuzo ari nzamukamo, magera ari ngewe mbese tuyakomera hamwe. Ubwo bigatuma numva ko atari nge bayahaye, kuko nanjye ndi kuyakoma, abo baba bazi iyo babonye nje baravuga bati muhaguruke rero twakira umuyobozi wacu, bagakuruka ubwo amashyi bakayakoma kwa kundi babyize. Nanjye nkabafasha, twarangiza ubyishe ngavuga ni wewe wabyishe ntituyasubiremo. Ariko ngira ngo
nanjye numve ko ayo mashyi atabaye yanjye ahubwo ari aya Yezu wampamagaye, kuko buriya kwirata bijya bibaho. Hari umugabo witwa Nebukadinezari buriya njya mutekereza mu gitabo cya Daniyeli. Nebukadinezari yabaye umugabo w'intwara, akora ibikorwa bidasanzwe, mbese aba umugabo koko ukomeye muri cya gihe cyo kwa Daniyeli. Nebukadinezari akora ibikorwa byiza, ariko agera igihe cyo kwibona, tangira kuvuga ati biriya ni njye wabikoze, biriya ni amaboko yanjye rwose koko, kandi koko ni njyewe. Ubwo rero Nebukadinezari Imana yaje kumuha igihano, noneho imwohereza kujya kurisha ibyatsi. Imwohereza kujya kurisha ibyatsi, abaho mu ishyamba arisha nk'inka, umusatsi warashokonkoye. Mbese Nebukadinezari wa wundi wajyaga avuga ati ikuzo ry'isi ni iryanjye, nuko atondwaho n'urume, amera nk'igisimba, akajya arisha ibyatsi. Haleluya! Ageze aho hantu ndavuga ni ikuzo n'icyubahiro n'iby'Imana yacu, haleluya, itetse ku ntebe y'ubwiza ubu n'iteka ryose, kuko uwikuza wese azacishwa bugufi. Nanjye rero njya mbwira Yezu nti ikuzo ry'isi nirinzamukamo ujye uncisha bugufi. Twarabyemeranyijwe, kandi rwose koko njyewe naramubwiye nzemera gukubitwa aho kugira ngo njye kure yawe. Ubwo rero nkubita nyine nkakubwira ni muvandimwe, noneho nakubiswe ujye uvuga uti buriya niko byagenze, nzemera gukubitwa kugira ngo njye kure ya Yezu. Burya umwana uhanwa aba mu murongo muzima. Iyi na wa mwana utinya burya umubyeyi hari umurongo aba arimo, ariko wa mwana wamaze kwigira ikigenge burya arenga umurongo. Birakwiriye ko tuba mu murongo wa Yezu. Nuko rero icyo cyubahiro nyine bakakima, ariko nanjye nkahita ngiterura nkagisubiza nyiracyo, kuko si icyanjye. Mvuga nti hatazagira ikintu cyitwa kwikunda, kwibona, kwirata. Nuko ubwo rero iryo kuzo rero niyo ngeze mu batowe, nuko nguko biba bimeze. Mbese Yezu wambyaye we, cyakora hari ibyiza biri mu isi, ndavuga ariko mu isi ko hari ibiryoshye biraryoshye. Haleluya! Oh haleluya! Hari umuvandimwe twigeze kuba turi kuganira avuga ati icyubahiro cy'isi kiraryoha. Nubwo uri kiraryoha pe, ariko njye nkunda icyubahiro cy'abantu bagana mu ijuru, njye numva kiryoshye. Njye mbwira Yezu niryoherwa n'icyubahiro ntuzandenganye. Oh haleluya! Nukuri ngira mu batowe bagakoma amashyi Yesu wambyaye. Mwajya mvuga ariko se ndiki ngiye ko bwanje numva nagenda nunamye, ariko nibandebe ahubwo bakareba Yezu, ngiye mba numva ndubusa. Ndavuga neko se Yezu koko buri Elizabeth niwe umvugira amagambo ati mbikesha iki? Yabonye Bikira Mariya ati mbikesha iki kugira ngo nyina umutegetsi wanjye angendere. Icyubahiro cy'isi rero bajya bakiduhana, icyo nashakaga kuvuga, ariko kitari icyacu ahubwo ari icya Yezu. Nuko rero Nyagasani Yezu rero agira neza. Muri Tree of Hope and Joy hagiye habera koko ibitangaza, kandi koko biri kuba pe, biri kuba. Hari ubu ngubu muri iyi minsi ntabwo turi guhura kubera coronavirus, ariko nanjye numvise njye numva ko nabihishuriwe mbere yuko batubwira yuko amateraniro ahagaze. Ngewe nabibwiye abana, ndababwira nti ntabwo tuzongera guhura, ntituzahura. Mbabwira igihe tuzongera guhurira ni icyorezo kizaba cyagabanutse, icyo gihe nibwo tuzahura. Niko koko byagenze. Inshuro twakagombye guhura yageze bahagaritse n'insengero. No kuvuga rero ngo ntago twabashe guhura iki cyumweru cyose, ntago tuzabasha guhura, ariko nubundi baba bampamagara bagira gute. Ubuhamya ni bwinshi Imana yanjye, ubuhamya ni bwinshi, ariko ikiri cyo nuko aho ndi haba muri groupe y'abajene, kuko mfite amagroupe y'abajene n'iy'abamama. Y'abajene rero abana bo baba bagiye ku ishuri, mbese ubwo bo ntibongeye kugaruka muri groupe y'abajene, abana bo baba bari ku ishuri. Ariko ubwo duheruka guhura nyine twagombaga guhura kugira ngo tubahe n'amarete, kuko twagiye tubaha ibikoresho buhoro bitewe n'amikoro ntago ari menshi. Ibyo mbonye nibyo ngenda mbahaye. Inkweto bamwe twazigura zikaba ntoya tukazajya kuzihinduza, ubundi ku nshuri kurikiyeho tukazabaha amarete. Uyu munsi
turavugana mubwira ni abanyeshuri bose bamaze kugera ku ishuri, ibikoresho, inkweto, marete, amakayi, uniforme barabifite. Abana baranezerewe, noneho basigaye bambona, yo mana we, bati mama ewe umisi ishize nahuye n'umwana umwe arazasanga mu modoka kandi imodoka aragendaga, mbona umwana ahagaze ngo mama Yezu we, nibyo nsanga n'akana kagakene cyane kajyaga kaza kundi yakambaye imyenda icitse. Wenda abantu bakurikira status zanye shobora kubivuga bakakamenya, kakundaga kwambara umupira w'icyatsi ucitse ku rutugu. Ubona arakana kihebye cyane, kombe bwavukanaga ari ubwana butatu, noneho ise ni ubufite, nyina yarapfuye, nawe yapfuye ngo amarabira. Noneho bwana kakana gatoya niko kaje karangije kagenda kabwira bakuru bako, nabo baraza, nukuvuga ngo bose uko ari batatu, Tree of Hope and Joy yarabarihiye. Noneho na papa wabo nawe arishimye, bimeze neza. Noneho rero ako kana kuva kaza ntikasekaga, nkibaza ko kareba kadahumbya, kakaza kasanga intebe ari nazo ko kagahita kicara hasi, ariko kakicara ahantu kakandeba kadahumbya, nkibaza saka kana ntigaseka ntikavuga se nibiki. Ariko noneho namaze kubona ko umubabaro wari ukuzuye, ubu rero niko kambona kagahita ngo mama kakaza ngo Mary ngo rwose ngo ngiye ngo ndagira ngo mumenyeshe ko ngo ngiye nana yarambwiye ko mushakire ibihembo ngo kuko ngo ngiye kukuzana birote nziza. No ya birote ubu niyo tuzavugana nawe ntabindi ngo tuzazizana ngo birote ibikoresho ni mubifite ngo rwose ngo nta kibazo. Akabaraje ngo noneho ngo bambwiye ngo mumpe n'ikaramu y'umutuku. Mbese ni umwana rwose, Yezu we uri mwiza pe. Ibyo mbivuga ngira ngo nkubwire ni gutanga ubuzima birashoboka, utabyaye umuntu mu buryo bw'uko mushyize mu nda, ahubwo umuhaye kongera kubaho, umuhaye morale. Haleluya. Iyo morale rero ni benshi, ubuhamya burahari. Ngewe njya mfata n'amavideo rimwe na rimwe, ubundi tukaba tubwumva gutyo. Nk'uwo muvandimwe igihe yari yadusuye, nabwiye abana narabakoreye surprise, ndababwira ni wowe haguruka utubwire Tree of Hope and Joy yakumariye iki, kuko mbere yaho twe twaratanze ubuhamya. Ariko noneho nafasha abandi bantu hazari, naravuze ni abantu bafite icyo bantekerezaho bazi hano baraje. Noneho ndababwira mbese no kuvuga ngo buri wese yavugaga atunguwe, atarazi ikibazo kandi akavuga ibimurimo. Rero muvandimwe ugana mu ijuru, uyu munsi tugiye gusoreza ahangaha nkubwira ni Imana iriho, kandi Yezu yatwereje kuba umunyu w'isi n'urumuri rw'isi. Ntabwo rero urumuri ruzaba urumuri rudacana, nuzaba umunyu utaryoshye, kandi nuzaryoha ngo uhere iwanyu. Kugira ngo uryohe neza uzajya mu isafuriya. Iyi safuriya ya Yezu rero nibyo bikorwa byacu nyine byo gukiranuka. Ntabwo uzabitara ngo nurangiza ngo ubujimije, itara rijimije ntacyo riba rimaze, itara ryashiririye ntacyo riba rimaze. Bitara kandi ubonesha. Haleluya. Ubu nanjye aho ndi wenda ndi kwitara, ariko nitabonesheje sinabishobora, ntabwo nasoma ntatara. Itara rero nituboneshe, tuboneshereza abari mu mwijima, tubereke morale, tubabwire ko Yezu ariho, tubereke ko bigishoboka gutabarwa, tubereke kandi tubibereke tudatentebutse, tudacitse intege, ahubwo duhore dufite imbaraga za Nyagasani. Imana iguhe umugisha rero muvandimwe ugana mu ijuru, komeze wishimire kuriho, ukomeze ubera abandi igisingizo, kandi wibuke ko nawe uri igisingizo cy'Imana. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amena.